Welcome to this platform, Literature and English class. Rakaza neza kuri iyi platform ya Literature and English class. Aha rero tugiye gukomeza n'igitabo cyacu Animal Farm, tugeze kuri chapter ya 7. Reka twihute. It was a bitter winter. The stormy weather was followed by sleet and snow, and then by a hard frost which did not break till well into February. Hano rero batangiye batubwira ko bari izi nyamaswa zari zigeze mu gihe cy'itumba rikomeye cyane, aho hari ikirere wabonaga ko kirimo imirabyo ndetse n'inkuba. Icyaro rero kikaba cyarakurikiwe n'imvura ivanze n'urubura ndetse n'urubura nyirizina noneho. Hanyuma none ngo and then by a hard frost which did not break till well into February. Noneho ngo urubara rwaraguye, rwa rubura rukomeye nk'amabuye kugeza bigeze mu kwezi kwa kabiri. The animals carried on as best as they could do with the rebuilding of the windmill. Inyamaswa zakomeje gutwaza nyine, nimvuga ngo ni ugutwaza ni ugukomeza gukora igikorwa runaka. Inyamaswa rero ngo zakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo zirebe ko zakongera zikubaka ya windmill, well knowing that outside world was watching them and that the envious human beings would rejoice and triumph if the mill was not finished on time. Noneho ngo uko bahatanaga gutyo ni nako abantu nabo ngo bari bariho bazishungera, ariko ngo ku byifuzo byabo rwose ngo bumvaga kubera n'ishyari bari bafite iyi windmill yakabaye inaniza inyamaswa, noneho ngo ntirangirire igihe cyateganyijwe. Ibi rero ngo byari buze gushimisha aba bantu, bivuze ngo abantu bari abanyeshyari rikomeye cyane. Out of spite, the human beings pretended not to believe that it was Snowball who had destroyed the windmill. Ariko noneho ngo abantu nabo bakomeje kugenda nyine bakomeza bavuga yuko batemera ko Snowball ari we wasenye iriya windmill. They said that it had fallen down because the walls were too thin. Bo bemeza ko iyi windmill yagushijwe nuko inkuta zayo zari zinanutse zidafite imbaraga. The animals knew that this was not the case. Ariko inyamaswa zo zaravugaga ziti ibi byose abantu bari kwivugishwa ntabwo ari byo, twebwe tuzi impamvu. Still, it had been decided to build the walls 3 feet, 3 feet thick. This time instead of 18 inches as before. Noneho ngo inyamaswa zari zafashe umwanzuro w'uko iyi windmill inkuta zayo zigomba kuba zubatse mu buryo bwikubye gatatu ukurikije uko iza mbere zanganaga, which meant collecting much large quantities of stone. Ibyo rero ngo byasabaga ko izi nyamaswa zagombaga gukusanya amabuye menshi. For a long time, the quarry was full of snow drift and nothing could be done. Ariko muri icyo gihe hashize igihe kinini icyobo cyangwa se nk'ikirombe bakuragamo ariya mabuye cyari cyaruzuyemo urubura ku buryo inyamaswa nta kintu zashoboraga gukora. Some progress was made in the dry frost weather that followed, but it was cruel work and the animals could not feel so hopeful about it as they had left before. Ariko ngo nubundi ngo zakomeje ziragerageza zirubaka, ariko icyo gihe hari mu gihe cyari dry nyine, bigaragara ko hari mu gihe hari nk'imicyo, yego ubwo ni igihe cy'imicyo cyakurikiyeho, ariko n'ubundi rwa rubura rwari rukiriho. Ariko noneho ngo kari akazi katoroshye cyane ku buryo inyamaswa ngo ntago zumvaga zifite icyizere gihagije nk'uko zari zigifite mbere. They were always cold and usually hungry as well. Zari zifite ikibazo cy'uko zari zikonje, hari ubukonje bwinshi kandi none hari n'inzara nk'uko byari bisanzwe. Only Boxer and Clover never lost heart. Ariko hari inyamaswa ebyiri zitigeze zitakaza icyizere, hari Boxer ndetse na Clover, zo ntabwo zigeze zitakaza icyizere. Squirrel made excellent speeches on the joy of service and the dignity of labor, but the other animals found more inspiration in Boxer's strength and his never failing cry of I will work harder. Noneho rero ngo
Squirrel ngo yakunze kugenda nyine avuga amagambo meza cyane agaragaza ibyishimo by'ibikorwa byari biri gukora ndetse n'icyubahiro uyu murimo watangaga, ariko izindi nyamaswa ibyo ntizibyiteho, zikita ahubwo ku kuba Boxer hari uburyo nawe yaziteraga imbaraga, kubera ko buri gihe cyose niyo habaga ibintu bikaze ntabwo yatinyaga kuvuga ngo I will work harder, nzakora bikaze cyane. In January food fell short, ariko mu kwa mbere ibiryo byaje kugira gute, byaje kubura. The corn ratio was drastically reduced, bivuze ngo noneho n'ibyo zaryaga byaragabanyutse. It was announced that an extra potato ratio would be issued to make up for it. Noneho bakavuga yuko and it was announced that an extra potato ratio, noneho ngo kubera yuko ibigaragara nk'ibinyampeke byasaga naho bigenda bikendera, haje gutanga itangazo ry'uko hagiye ku byo izi nyamaswa zaryaga bagiye gushyiraho na potato cyangwa se ni nk'ibijumba, kugira ngo barebe yuko nibura iryo funguro ryakwiyongera. Then it was discovered that the greater part of the potato crop had been frosted in the clumps which had not been covered thickly enough. Hanyuma noneho ngo biza kugaragara yuko ibijumba bimwe byagiye bigira ikibazo kubera rwa rubura rwari rwaraguye rwagize imyaka rwangiza. The potatoes had become soft and discolored. Hanyuma bakavuga ko ibi bijumba byageze aho ngaho bihinduka soft cyangwa se bisa naho bibora bitakaza n'ibara, and only a few were edible. Bike muri byo nibyo byashoboraga kuba byaribwa. 4 days at a time, the animals nk'uko rero ngo igihe cyakomeje kugenda gishira, for days at time the animals had nothing to eat, ariko ngo byageze aho ngaho inyamaswa zibura ibyo zirya, but chaff and mangs. Starvation seemed to stare them in the face, ku buryo wazirebaga ukabona ko zishwe n'inzara mu maso. It was vitally necessary to conceal this fact from the outside world. Hanyuma noneho ngo bakavuga yuko ngo byari ngombwa ko ibintu ngo nabo hanze barabirebaga. Unburdened by the collapse of the windmill, the human beings were inventing fresh lies about animal farm. Noneho ngo kubera ko ni windmill yari yaraguye, noneho urumva hari n'inzara, abantu nabo rero batangira kugenda noneho bakomeza bahimba ibinyoma bishyashya ku bijyanye n'ubuzima buri hano muri animal farm. Once again, it was being put about that all the animals were dying of famine and disease, and that they were continually fighting among themselves, and has resort to cannibalism and infanticide. Noneho ngo abantu batangiye kugenda bavuga ko hano muri animal farm inyamaswa zose ngo ziri kwicwa n'inzara, zikicwa n'ibyorezo, ndetse ngo zikaba zigenda zirwana hagati yazo kubera kubura ibyo zirya, ndetse ngo zatangiye no kugenda ziryana, birumvikana nyine, cyangwa zikarya n'abana zabyaye. Urumva ko ari ikibazo. Napoleon was well aware of the bad leads that might follow if the real facts of food situation were known. Hanyuma Napoleon yahise abicungira hafi, abona ko ibi bintu umusaruro uzabivamo ukemangwa. Hanyuma ngo kubera ko abantu nibamara kumenya neza ko hano muri iyi animal farm nta biryo birimo, birumvikana ko Napoleon yatangiye gutekereza ko ibintu bizatera ingaruka uko bigenda bimenyekana mu bantu hirya no hino. Byagenze gute rero? Yafashe umwanzuro uyu, and he decided to make use of Mr. Whymper to spread a counter impression. Ariko yahise afata Mr. Whymper amuha misiyo yo kugenda abeshyuza ibyo bintu, nawe atanga amakuru ahabanye n'ibyo abantu bari kugenda bavuga. After the animal had little or no contact with the Whymper on his weekly visit, ariko ngo inyamaswa zabuzwaga guhura n'uyu Whymper mu gihe yabaga aje kusura animal farm buri cyumweru. Now however, a few selected animals, mostly sheep, were instructed to remark casually
in his hearing that rations had been increased. Hanyuma haza gutoranywamo inyamaswa zimwe na zimwe cyane cyane nk'intama, hanyuma ngo zihabwa amabwiriza y'uko ngo zigomba kuvuga ko muri make ifunguro ryiyongereye noneho. In addition, Napoleon ordered the almost empty bins in the store shed to be filled nearly to the brim with sand, which was then covered up with what remained on the grain and meal. Hanyuma noneho ngo Napoleon kugira ngo azibanganye ibimenyetso yafashe umwanzuro wo gutegeka ko bafata nk'ibintu by'ibidebe cyangwa se ibintu babikagamo ibiryo bakabyuzamo umucanga, hanyuma hejuru bakagenda barenzaho utuntu tw'ibiryo kugira ngo bize kugaragara ko nyine muri animal farm nta kibazo gihari, bagapanga imicanga hasi, hejuru zikarenzaho ibiryo byagiye nyine bisigara. On some suitable pretext, Whimper was led through the store shed and allowed to catch a glimpse of the beans. Hanyuma ubaza gufata noneho Mr. Whimper kugira ngo nawe yihere ijisho izi nyamaswa zimujyana hariya muri store kugira ngo nawe nyine yirebere. He was deceived and continued to report to the outside world that there was no food shortage on animal farm. Hanyuma abeshywa gutyo nawe aza kwemera yuko koko ari bugenda atangaza hanze ko nta kibazo cy'ibiryo gihari hano muri animal farm. Nevertheless, towards the end of January, it became obvious that it would be necessary to procure some more grain from somewhere. Ariko nubwo byari bimeze gutyo byaje aho byaganaga mu noza toward the end of January, igihe January ngo yari igiye kurangira, byaje kugaragara ko ari ngombwa ko byari ngombwa ko hari ahantu izi nyamaswa zigomba kuvana ibinyampeke. Ego ntabwo bavuze ngo ni hehe. In these days Napoleon rarely appeared in public. Ariko muri iyo minsi ngo umuntu ingurube yitwa Napoleon ntabwo yakundaga kugaragara mu ruhame, but spent all his time in the farmhouse, which was guarded at each door by fast looking dogs. Noneho ngo yabaga yibereye hariya muri farmhouse, aho yabaga arinzwe n'ibibwa bireba nabi by'ibigome impande zose kuri buri rugi. When he did emerge, it was in a ceremonial manner, with an escort of 6 dogs which closely surrounded him and growled if anyone came too near. Rero igihe yabaga agaragaye byaga bimeze nk'ibirori, ariko ugasanga arindiye umutekano n'ibibwa bigeze nko muri 6. Hanyuma rero ngo ibyo ngibyo byabaga bigize gute, byagendaga bimwegereye, hanyuma bikagenda bihuma mu gihe hari umuntu wari wese, hari indi nyamaswa yari yose ishatse kuhegera. Frequently he did not even appear on Sunday mornings, but issued his orders through one of the other pigs, usual squealer. Ndetse ngo no mu bitondo byo ku cyumweru ntabwo yari akiboneka, shaka gutanga amategeko, yatumaga squealer akaba ari we ugira gute, akaba ari we uza gutanga ayo mategeko. One Sunday morning, Squealer announced that the hens who had just come in to lay egg must surrender their eggs. Hanyuma noneho icyumweru kimwe mu gitondo, Squealer aza gutangaza ko inkoko zari zije nyine gutera zigomba gutanga ayo magi. Napoleon had accepted through Whimper a contract for 400 eggs a week, kuko Napoleon yari yamaze gusinyana amasezerano cyangwa yari yagiranye amasezerano ni Whimper ko buri cyumweru agomba kujya haboneka amagi ageze kuri 400. The price of these would pay for enough grain and meal to keep the farm going till summer came on and the conditions were easier. Hanyuma ngo amafaranga agombaga kuva cyangwa se igiciro cy'amagi cyangwa amafaranga agombaga kuva muri ayo magi niyo agombaga gukoreshwa kugira ngo izi nyamaswa zibashe kubona ibinyampeke ndetse n'ibiryo, kugira ngo iyi famu ubuzima bukomeze bugende neza kugeza bigeze mu mpeshyi, ubwo ni muri sama aho ubuzima buzoroha. When the hens heard this, they raised a terrible outcry. Inkoko zibyumvise zitazitera hejuru. They had been warned earlier that this sacrifice might be necessary, but had not believed that it would really happen. Hanyuma ngo zari zamaze
kuburirwa hakiri kare ko ubwo bwitange icyo gitambo ari ngombwa, ariko izi zo ngo ntago izi nkoko ntago zizeraga ko ibyo ziri kubwirwa biri seriye. They were just getting their crutches ready for the spring sitting, and they protested that to take the eggs away now was murder. Hanyuma rero ngo zashaka kuzavanamo imishwi nyine, ariko noneho zigakomeza zisakuza zivuga ko gutwara amagi yazo byaba ari nk'ubwicanyi ziri gukorerwa. For the first time since the explosion of Jones, there was something resembling a rebellion. Hanyuma ngo uhereye icyo gihe haje guhera igihe Mr. Jones yirukanywe, haje kugenda hagaragara ibintu bimeze nk'aho ari ukwivumbura. Led by 3 young black Minorca pullets, the hens made a determined effort to thwart Napoleon's wishes. Hanyuma ngo zari ziyobowe nyine n'izindi nkokokazi. Izi nkokokazi ngo zaje kugira gutya, ubwo nyine izo nkoko zari ziri imbere ari 3, led by 3 young black Minorca pullets. Yes, izo nkoko uko ari 3 nizo zari ziyoboye izindi. Hanyuma noneho ngo zitangira gusa naho ziteza imyigaragambyo kugira ngo icyifuzo cya Napoleon kitagerwaho. Their mission was to fly up to the rafters and they lay their eggs, which smashed 2 pieces on the floor. Hanyuma ngo zari zakoze umugambi w'uko nizajya zishaka gutera amagi zajya ziguruka hejuru, hanyuma zageraho zikarekura amagi akagwa hasi akameneka. Napoleon acted swiftly and ruthlessly. Napoleon icyo gihe yahise afata umwanzuro utagira impuhwe na gato. He ordered the hens rations to be stopped. Yahise ategeka ko izi nkoko zitongera kugaburirwa, and declared that any animal giving so much as a grain of corn to a hen should be punished by death. Ahita atanga itangazo ko inyamaswa izibeshya igahereza inkoko ibiryo birenze intete imwe cyangwa impeke imwe izahita ihanishwa igihano cyo gupfa. The dogs saw to it that these orders were carried out. Hanyuma rero noneho ngo imbwa zahise zitegekwa ko zigomba gusupervisinga, zikareba kugenzura niba iri tegeko rishyirwa mu bikorwa. For 5 days the hens held out, then they capitulated and went back to their nesting boxes. 9 hens had died in the meantime. Hanyuma icyo gihaniro cyatumye inkoko zigeze ku 9 zipfa. Their bodies were buried in the orchard, and it was given out that they had died of coccidiosis. Hanyuma rero ngo zaje gupfa, imibiri yazo irashyingurwa, bavuga ko ngo zishobora kuba zishwe na coccidiosis, ubwo ni nk'umuraramo. Waimpa had nothing of this affair, ariko Waimpa ntabwo yigeze amenya amakuru. And the eggs were duly delivered, a grocer's van driving up to the farm once a week to take them away. Hanyuma rero ngo byageza ngo nyine inkoko ziratera, biza kurangira ngo hari akavani gakora grocer n'ahantu bacuruza ibirungo, gakora nyine ahantu bacuruza ibyo kurya, kajyaga kaza once a week to take them away, mu cyumweru kakazamo rimwe kugira ngo gafate aya magi kayajyane nyine aho yagombaga kujya. All this while no more had been seen of Snowball. Hanyuma noneho ngo muri icyo gihe cyose ntabwo Snowball yigeze yongera kugaragara. He was rumored to be hiding on one of the neighboring farms, either Foxwood or Pinchfield. Hanyuma ngo byakomeje kugenda bitangazwa ko ariko by'ibihuha ko ngo ashobora kuba hari ifamu imwe ituranye na Animal Farm yaba yihishemo. Izo famu ni 2 bakekaga, ashobora kuba yihishe muri Foxwood cyangwa se yihishe muri Pinchfield. Ni amafamu 2. Napoleon was by this time on slightly better terms within the other farmers than before. It happened that there was in the yard a pile of timber which had been staked there 10 years earlier when a beech spinery was cleared. Hanyuma rero bakavuga ko hari imbaho ngo zari ziraho muri Animal Farm, zari zimaze igihe nk'imyaka 10. It was well seasoned, and Whymper had advised Napoleon to sell it both
Mr. Pilkington and Mr. Frederick were anxious to buy it. Hanyuma noneho rero ngo Mr. Whymper nibwo yaje kugira inama uyu Napoleon ko izi mbaho cyangwa se ibiti yabigurisha kuri abantu, yaba Mr. Frederick cyangwa se Mr. Pilkington. Napoleon was hesitating between the two, ariko Napoleon yarashidikanyije muri abo bantu ko ari babiri. Unable to make up his mind, it was noticed that whenever he seemed on the point of coming to an agreement with Frederick, Snowball was declared to be in hiding at Foxwood, while when he inclined towards Pilkington, Snowball was said to be at Pinchfield. So rero impamvu yashidikanyije ni iyihe? Yafataga umwanzuro wo kuyiyagurisha kuri Mr. Frederick, akanya yahitaga haza amagambo y'ibihwari kuvuga ko Snowball ashobora kuba yihishe muri Foxwood ikaba ari ifamu ya Mr. Frederick, mbese muri make ko Mr. Frederick ari we wahishe Snowball. Mu gihe nanone ashatse kuzigurisha Pilkington, nanone bikagenda gutyo, amagambo akatangira gutambuka avuga ko Snowball ashobora kuba yihishe kwande kwa Mr. Pilkington ari wari ufite ifamu yitwa Pinchfield. So urumva rero Napoleon yahitaga yumva ko abo ba neighbors bose bashobora kuba ari abanzi kuko bahishe umwanzi Snowball. Suddenly early in the springs, an alarming thing was discovered. Hanyuma rero mu gihe byari bigeze muri spring, haje kuvumburwa ikintu. Snowball was secretly frequenting the farm by night. Ngo Snowball ngo yatangiye ngo kujya aza aho ngaho mu ifamu nyine mu gihe cya nijoro. The animals were so disturbed that they could hardly sleep in the stores. Ibi rero byatumaga biteza umutekano muke, inyamaswa zikabura uko ziryama ngo zinisinzire mu biraro byazo. Every night it was said he came creeping in under cover of darkness and performed all kinds of mischief. Hanyuma rero ngo byavugwaga ko ngo buri joro aza yitwikiriye umwijima, yarangiza agakora ibikorwa bibi nyine aho muri animal farm. He stole the corn, akiba ibinyampeke, he upset the milk pails, hanyuma yarangiza akaba yanahirika ibicuba birimo amata. He broke the eggs, agakandagira amagi akayamenagura, ibyo nibyo bamuregaga. He trampled the seed beds, akagenda agakandagira ahantu bateye ingemwe, akakandagira nyine kugira ngo izo ngemwe zipfapfane. He gnawed the bark of the fruit trees. Whenever anything went wrong, it became usual to attribute it to Snowball. Ikintu cyose ngo kibaye cyabaga ari kibi cyahitaga cyitirirwa Snowball. If a window was broken or a drain was blocked up, someone was certain to say that Snowball had come in the night and done it. Rero ngo niyo hagiraga wenda nk'idirishya rikaba ryameneka, bavugaga ko ari Snowball waje agakora ibyo nijoro. And when the key of the store shed was lost, the whole farm was convinced that Snowball had thrown it down the well. Hanyuma noneho ngo haje no kubura urufunguzo rwa farmhouse, biza kurangira bivuzwe ko Snowball ari we waje akarufata akarujugunya mu iriba ryari riraho. Curiously enough, they went on believing this even after the mislaid key was found. Ndetse ngo igitangaje nuko niyo urwo rufunguzo rwamaze kuboneka, n'ubundi inyamaswa zihama zemera ko Snowball ari we warutaye under a sack of meal. The cows declared unanimously that Snowball crept into their stores and milked them in their sleep. Noneho inka nazo zikabihamya zikavuga ziti koko Snowball araza nijoro akaza bundabunda, noneho agasanga twe dusinziriye maze ubundi akadukama. The rats, hanyuma imbeba nazo, which had been troublesome that winter, nazo zari ziri mu bibazo muri iyo winter, were also said to be in league with Snowball. Hanyuma ngo byaje kurangira zirezwe ko nazo zifatanya na Snowball. Muri make ni ingambanyi. Napoleon declared that there should be a full investigation into Snowball's activities. Napoleon akibyumva yahise atangaza ko hagomba gukorwa ikintu bita ankete, iperereza ku bikorwa byose Snowball ari gukora. With his dogs in attendance, he set out and made a careful tour of inspection of the farm buildings. Hanyuma ari kumwe n'imbwa ze rero
yagize gutya aravuga ati ubu ngiye gukora urugendo rwo gukora iperereza hano muri iyi farm building, muri izi nyubako ndebe. The other animals following at a respective distance. Izindi nyamaswa nazo zikayikurikira ariko bisa naho zayisigiyemo intera y'icyubahiro kugira ngo zitagenda nyine birumvikana ziyiri iruhande. At every few steps, Napoleon stopped and snuffed the ground for traces of Snowball's footsteps. Hanyuma ngo buri ntambwe yose Napoleon ateye ngo yahitaga yinukiriza hasi agatangira kurehareha ngo yumve ko yagira gute yabona ibirenge, arebe ko yabona ibirenge cyangwa se amajanja ya Snowball ndetse n'impumuro ye, which said he could detect by the smell. Ari kuvuga ati jewe niyo ntabona amajanja ya Snowball ariko uko ahumura nabyumva. He snuffed in every corner, buri kona yose cyangwa se buri nguni yose akagenda agira gute ayihumuriza. In the barn, aho ngaho nyine aho ngaho mu mbuga, in the cow shed, mu biraro, in the hen houses, mu nzu y'inkoko, in the vegetable garden, aho bahingaga mu karima k'imboga, and found traces of Snowball almost everywhere. Hanyuma ngo akagenda nyine abona ashakisha ahantu hose yabona aho hantu Snowball yaba yaragize gute yaba yaranyuze. Would put his snout to the ground, give several deep sniffs, and exclaimed in a terrible voice, Snowball, he has been here. Noneho ngo ukagenda yegereza ikizuru cyayo hasi ngo rimwe na rimwe hari igihe yahita agatera hejuru ati Snowball yarari ahangaha, I can smell him distinctly. Ati genda mwumva ko ahumura mu buryo cyangwa se anuka mu buryo butandukanye. And at the word Snowball, all the dogs let out loud curdling growls and showed their side teeth. Hanyuma ngo uko Napoleon yavugaga ijambo Snowball wabonaga biriya bibwa bise bishinyika amenyo biri no kumoka cyangwa se bihuma. The animals were dreadfully frightened. Hanyuma ngaha inyamaswa zari zagize ubwoba ko ibi ni terrorism. It seemed to them as though Snowball were some kind of invisible influence pervading their air about them and menacing them with all kinds of dangers. Kongo zari zatangiye kubona ko Snowball yabaye noneho nk'ikiremwa kitaboneka ku buryo cyiza kigahungabanya izi nyamaswa gikoresheje ibi byose bishoboka. In the evening, Squirrel called them together. Nimugoroba Squirrel yahise azihamagarira zegeranya, and with an alarmed expression on his face told them that he had some serious news to report. Hanyuma noneho ahita azibwira ko mu by'ukuri afite amakuru rwose yizewe atariho ibivumbi kandi atari ibihuha ashaka kuzibwira. Comrades, yaratangira azibwira ati basangira ngendo, making little nervous skips, atangira nyine kugenda yisimbukishwa ukuntu. A most terrible thing has been discovered. Havumbuye ikintu giteye ubwoba. Snowball has sold himself to Frederick of Pinchfield Farm. Snowball yamaze kugenda yigurisha kwa Frederick muri Pinchfield Farm, who is even now plotting to attack us and take our farm away from us. Uyu akaba ari gupanga kutwataka bityo agahita atwambura iyi farm. Snowball is to act as his guide when the attack begins. Hanyuma ngo Snowball we azaba ameze nk'umuntu uri kugira gute urinze uyu Frederick mu gihe azaba atangiye ibitero. But there is worse than that. Ariko icyo kintu ni kibi kuruta ibyo. Hari ikibi icyo ngicyo nyine urumva ko ari ikintu kibi cyane. We had thought that Snowball's rebellion was caused simply by his vanity and ambition. Hanyuma ikibi rero ngo kirenze ibyo nuko donc izi ingurube zamaze gutekereza ko Snowball kuba yarivumbuye yabitewe n'iki n'ubusambo ndetse no kuba hari indi migambi afite. But we were wrong, comrades. Ariko twaribeshye. Do you know what the real reason was? Muzi impamvu nyakuri yariyo? Snowball was in league with Jones from the very start. Kubera ko Snowball donc bigaragara ko yakoranaga na Mr. Jones mu ntangiriro. He was John's secret agent all the time. Ati bigaragara ko yari umunyamabanga ukomeye cyane wande wa Mr. Jones. It has all been proved by document which
he left behind him and which we have only just discovered. Ati ibingibi birahamwa n'inyandiko yataye twebwe twavumbuye tukazisoma. To my mind, this explain a great deal, comrades. Ati kubwanjye uko mbitekereza ibi bisobanuye ikintu gikomeye cyane. Did we not see for ourselves how he attempted fortunately without success to get us defeated and destroyed at the battle of the Cowshed? Ati se ntabwo mu by'ukuri twabyiboneye uburyo yagerageje nubwo wenda twagize amahirwe tugatsinda kuba yatuma dutsindwa, hanyuma noneho ngo na battle and destroyed at the battle of the Cowshed, ndetse ngo tukaba twaranasenyuzwe cyangwa se twarabaye destroyed mu gihe cya battle ya Cowshed. The animals were stupefied. Inyamaswa zarushe naho zitunguwe cyane. This was a weakness far outdoing Snowball's destruction of the windmill. Hanyuma rero ngo zavugaga ko ibingibi ari ibintu bibi cyane uyu Snowball yakora, kuba yaza akanasenya n'iki, akasenya na windmill. Ubwo urumva ko donc na windmill barayimushinje. But it was some minutes before they could fully take it in. They all remembered, although they remembered how they had seen Snowball charging ahead of them at the battle of the Cowshed, how he had rallied and encouraged them at every turn, and how he had not paused for an instant even when the pellets from Johnny's gun had wounded his back. At first it was a little difficult to see how his fit in with his being on Johnny's side. Hanyuma inyamaswa rero ngo mu gihe zitarabyemera neza zatangiye kwibuka ubutwari bwose Snowball yagiye agaragaza hano muri iyi ntambara ya Cowshed, uburyo izi nyamaswa yakomeje kubana nazo mu rugamba, uburyo yewe na Mr. Jones yayirashe mu mugongo igakomereka, ariko Snowball ikangikomeza ikarwana. Bityo rero ibingibi byatumye bisa naho bicanganyikisha izi nyamaswa ku buryo kwemera ko Snowball ari umugambanyi ari ikibazo cyazikomerera. At first it was a little difficult to see how yes, even a boxer who seldom asked questions was puzzled. Ndetse na boxer utarigeraga abaza ibibazo byinshi nawe yageze aho yumvaguye mu kantu. He lay down, tucked his four hoofs beneath him, shut his eyes, and with a hard effort managed to formulate his thought. I do not believe that, he said. Snowball fought bravely at the battle of the Cowshed. I saw him myself. Ati rero ubwo Snowball yageze aho nawe ararikocora. Ati ibintu muri kutubwira giye ntago mbyemera giye ubwanjye. Snowball nzi neza ko yarwanye nk'intwari mu ntambara ya Cowshed. Giye narabwiboneye n'amaso yanjye. Did we not give him a animal hero first class medal? Ntago tuse twebwe twamwihereye umudari w'intwari ya mbere, umudari w'intwari wo mu cyiciro cya mbere cy'intwari mu gihe yarwanaga. Immediately afterwards, okay, that was our mistake, comrade. Hanyuma twiragita kivuga ngo ayo yari amakosa yacu, for we know now. Ubu iryo kosa nibwo turimenye. It is all written down in the secret document that we have found. Ati byose twamaze kubivumbura mu buryo bw'ibanga mu madosiye yagiye yandika mu ibanga twebwe twamaze kuvumbura. That in reality he was trying to lure us to our doom. Ati mu by'ukuri byashaka gukora byari ukugira ngo atugushe mu byaha cyangwa se atugeze mu icuraburindi. But he was wounded. Ariko yarakomeretse. Wani boxer wabajije. We all saw him running with the blood. Twese twaramubonye yirukanka n'amaraso kandi yakomeretse. That was part of the arrangement, cried Squirrel. Ati ibyo ngibyo ni byari imipangu. John's shot only grazed him. Ati byonyine kumurasa byari kujijisha. I could show you this in his own writing if you were able to read it. Ati nakabimbi kwereka mu byo yandikiye yaba warushoboye gusoma. The plot was for Snowball at the critical moment to give the signal for flight and leave the field to the enemy. Ati mu by'ukuri byari gupanga kugira ngo ntuza uyu Snowball yigendere hanyuma urugamba arusigire
arusigire umwanzi aba ari uturwanya. And he very nearly succeed. Ati yaragiye no kubigeraho. I will even say, comrade, he would have succeeded if it had not been for our heroic leader, comrade Napoleon. Ati ndagira ngo mbabwire yuko iyo hataba intwari yacu y'umuyobozi Napoleon, Sinobo aba yarabikoze akabigeraho neza ubu ngubu tuba twaragiye ahantu habi cyane. Do you not remember how just at the moment when Jones and his men had got inside the Sinobo suddenly turned and fled and many animals followed him? Ati se ntago mwibuka igihe uyu Mr. Jones yazaga n'abantu be bakatwinjirana hano muri iyi famu yacu Sinobo, akanya hise ahindukira agahunga kiruka hanyuma inyamaswa zikamukurikira. And do you not remember too that it was just at that moment when panic was spreading and all seemed lost? Ntago mwibuka ko icyo gihe hahise haba n'umuhangayiko ugasanga inyamaswa zose zirasa naho zazimiye. That comrade Napoleon sprang forward with a cry of death to humanity. Ari nabwo Napoleon yahise asimbuka agatangira kuvuga ko abantu bose bagomba gupfa. And sank his teeth in John's leg. Hanyuma yarangiza akahita aruma Mr. Jones ku kaguru. Surely you remember that, comrades. Ati ese ibi rwose nta gushidikanya murabyibuka. Avuga cyane agenda asimbuka hirya no hino. Now, when Squilla described the scene so graphically, it seemed to the animals that they did remember it. Ariko uko nyine Squilla yakoreshaga tekinike zo gusobanura ibintu byasaga nk'aho izi nyamaswa zibyibuka, ariko reka. At any rate, they remembered that at the critical moment of the battle, Snowball had turned to flee. Ariko ngo zaje kwibuka ko ngo mu gihe byari bikomeye Snowball yahindukiye agiye guhunga, but Boxer was still a little uneasy. Ariko Boxer ibyo byose nubwo byavugwaga we byasaga naho adatekanye. I do not believe that Snowball was a traitor at the beginning. Hanyuma Boxer we yahise yanga kuri pfana. Aravuga ati byose muvuga jewe ntabwo nemera ko Snowball mu ntangiriro yari umugambanyi. Ibyo ngibyo he said finally. Donc niryo jambo yavuze. What he has done since is different. Ubwo ibyo yakoze rero birasa naho ibyo yakoze birasa naho donc bifite itandukaniro. But I believe that at the battle of the Cowshed he was a good comrade. Ariko gico nemera nuko muri iyi ntambara yari umufatanyabikorwa wacu mwiza. Our leader, comrade Napoleon, announced Squilla, speaking very slowly and firmly, has stated categorically, comrade, that Snowball was John's agent from the very beginning. Yes, and from long before the rebellion was ever thought of. Hanyuma uyu Squilla amaze kumva ko uyu Boxer we agitsimbaraye kuri Snowball avuga ko bamubeshyira, yahise avuga ati rero byamaze kwemezwa na Napoleon ko iyi Snowball n'ubundi yakoranaga na Mr. Jones kuva kera na mbere yuko iyi rebellion tuyitekereza. That is different, said Boxer. Ati ibyo ndumva bihabanye. If comrade Napoleon says it must be right. Atubwo niba Napoleon yabivuze nyine atubwo wenda birashoboka ko byaba ariko kuri. That is the true spirit, comrade. Ati niko bimeze. We ni Squilla wakomeje kubivuga abitsindagira. But it was noticed he cast every ugly look at Boxer with his little twinkling eyes. Ariko akabivuga gutyo asa naho ari kureba Boxer ikijisho amwe n'amaso ye nyine n'amaso ya Squilla uko yagendaga asa naho ashagirana, none ngakitegereza Boxer ukabona kamureba ikijisho. He turned to go. Hanyuma arangije arahindukira agiye kugenda uwo ni Squilla. Then he paused, arangije arahagarara and added impressively, yongeraho aya magambo. I warn every animal on this farm to keep his eyes very wide. Ati rero mburiye buri nyamaswa yose hano muri iyi farm ko igomba gukanura wide open, for we have reason to think that some of Snowball's secret agents are lurking among us at this moment. Ati kubera yuko hari impamvu z'uko
dufite impamvu z'uko turi gutekereza neza ko hari bamwe mu bantu bakorana na Shinobu bakiri muri twebwe. 4 days later, in the late afternoon, Napoleon ordered all the animals to assemble in the yard. Hanyuma rero ngo mu minsi ine yakurikiyeho, hari nimugoroba, Napoleon yahise ategeka inyamaswa zose guhurira hehe? Hariya mu kibuga. When they were all gathered together, Napoleon emerged from the farmhouse. Mu gihe zari zimaze kuhagera, Napoleon yahise aturuka hariya muri farmhouse, wearing both his medals. Ngo yari yambaye imidari yose, for he had recently awarded himself, kuko ngo yari yamaze kuyiha. Iyo ni Animal Hero First Class, ngo yari yawihaye umudari wo mu cyiciro cya mbere cy'intwari, and Animal Hero Second Class, ndetse n'umudari w'icyiciro cya kabiri cy'intwari. With his 9 huge dogs frisking around him and uttering roars that sent shivers down all the animal spines. Hanyuma noneho ngo yahingutse aho ngaho ari kumwe na bya bibwa bye bimukikije, nuko byagendaga nyine bihuma bigira gute, byatumaga inyamaswa zose zititira ku buryo zumvaga ubwoba mu rutirigongo. They all cowered silently in their places, seeming to know in advance that some terrible thing was about to happen. Zose rero ngo zahise zijya aho zigomba kugwa mu myanya yazo, ku buryo zari zifite ubwoba ko hari ikintu giteye ubwoba cyari kigiye kubaho. Napoleon stood sternly surveying his audience. Napoleon yarahagaze yemye, atangira gucisha amaso nyine muri izo nyamaswa zari zimutegereje ngo zumve icyo agiye kuvuga. Then he uttered a high-pitched whisper. Arangije avuga cyane. Immediately the dogs bounded forward. Akanya ibibwa byahise biza nyine biza imbere, nyine byahise biza imbere ye. Seized 4 of the pigs by the ear and dragged them. Hanyuma ngo byahise bicakira ingurube, bizifata amatwi ingurube enye, bigenda bizikurura, squealing with pain and terror. Zigenda nyine izi ngurube zigenda zijwigira kubera ubwoba ndetse n'umubabaro zari zifite. To Napoleon's feet. Hanyuma ibibwa bigenda bikuruza ingurube bizigeza imbere ya Napoleon ku birenge aho yarahagaze. The pigs' ears were bleeding, the dogs had tasted blood. Hanyuma amatwi y'izi ngurube ngo yari ari kuva amaraso, bigaragara ko izi mbwa nazo zari zamaze kuyaryaho cyangwa se kuyanywaho nyine. And for a few moments they appeared to go quite mad. Hanyuma ngo mu kanya gatoya ibibwa byari byatangiye kumera nk'aho byasaze. To the amazement of everybody, 3 of them flung themselves upon Boxer. Ngo mu buryo bwatunguranye ibibwa 3 muri byo byahise bisimbukira byahise bigurukira kuri Boxer. Boxer saw them coming and put out his great hoof, caught a dog in midair and pinned him to the ground. Hanyuma noneho kubera ko Boxer yari yabonye biza bisimbukira mu kirere, nawe yahise abitega ikinono, hanyuma ngarangije ahita bitikura nyine bihita bigwa hasi. Nuko the dog slipped for mercy and the other 2 fled with their tails between their legs. Hanyuma noneho ngo ikibwa kimwe cyari cyo Boxer yaramaze gutimbura cyahise gitangira gusa naho kizunguza umurizo kifite ubwoba kimeze nk'ikiri gusaba imbabazi, izindi nazo zihita zizingira umurizo mu kabuno zihita zirukanka. Boxer looked at Napoleon to know whether he should crush the dog to death or let it go. Hanyuma noneho ngo Boxer yahise areba Napoleon kugira ngo amenye niba Napoleon ari buze kwica bino bibwa cyangwa se akabireka bikagenda. Napoleon appeared to change countenance and sharply ordered Boxer to let the dog go. Nukuvuga ngo hano Boxer yaragifite cya kibwa ari kwitegereza Napoleon ngo niba ari buyihe wenda nk'uburenganzira akakica cyangwa se akakireka kikagenda. Napoleon rero ngo yahise ategeka Boxer kureka iyo mbwa ikagenda. Where as Boxer lifted his hoof, nukuvuga ngo yari yanagikandagiye hejuru, noneho Boxer arangije ahita akuraho ikinono cye and the dog slunk away. Hanyuma noneho Boxer hanyuma icyo kibwa gihita kigenda bruised and howling, bisa naho nyine yawana Boxer yari yagihaye, kuvuga ngo yahise anagikandagira n'urunono. Presently the
tamely died down. Muri ako kanya rero ngo urusaku rusa naho rwashe naho rugabanyuka. The 4 pigs waited trembling. Ingurube enye zari zigize gute, kandi mbibutse ko izi ngurube zisa naho zari ziri mu muryango nyobozi, kubera ko ingurube nizo zari zifite ijambo birumvikana. So hanyuma ngo ingurube enye zari zitegereje zititira zitegereje kureba nyine ikigiye kuzibaho. With guilt written on every line of the countenance. Hanyuma ngo bigaragara yuko zasaga naho ziri kwishinja ibyaha. Napoleon now called upon them to confess their crimes. Napoleon yahise azihamagara kugira ngo yahise azishishikariza kuvuga ibyaha byazo. They were the same 4 pigs that had protested when Napoleon abolished the Sunday meetings. Izi ni zimwe ni ingurube n'ubundi zari zagerageje kuzamura ijwi ryazo ubwo Napoleon yavugaga yuko inama zo ku cyumweru zihagaze. Without any further prompting, they confessed that they had been secretly both in touch with the Snowball, and ever since his expression that they had collaborated with him in destroying the windmill, and that they had entered into an agreement with him to hand over animal to Mr. Frederick. Hanyuma noneho kanya izi ngurube ngo zahise zitangira kwirega yuko ngo kuva uyu Snowball yirukanywe ngo zakoranaga nawe n'ubu ngubu zari zigikorana nawe. Hanyuma noneho ngo zari zifite n'imigambi yo gusenya iyi windmill, hanyuma byarangira ngo zikazafatanya mu gutuma Mr. Frederick yigarura iyi animal farm. They add that Snowball had privately admitted to them that he had been John's secret agent for years past. Hanyuma nazo zitaziyongera ko ngo Snowball yazibwiye mu ibanga ko kuva kera kose yakoranaga na Mr. Jones mu myaka yatambutse. When they had filled their confession, the dogs promptly tore their throats out, and in a terrible voice Napoleon demanded whether any other animal had anything to confess. Hanyuma noneho ngo zirangije kwemera ibyo byaha byose zari ziko wenda ziri bubabarirwe, ariko ibibwa byahise biza bitangira bihita bizica bizikuyemo imihogo. Hanyuma Napoleon ngo ahise atera hejuru avuga ko niba hari izindi nyamaswa zifite icyo zicuza zigomba kuza byanga bikunda. The 3 hens who had been the ringleaders in the attempt rebellion over the eggs now came forward and said that Snowball had appeared to them in a dream and incited them to disobey Napoleon's orders. Hanyuma noneho ngo nazo zirangije zivuga ko zabonekewe na izi ngo ni inkoko 3 nazo zari zabaye ring leaders cyangwa se zari zayoboye imyigaragambyo yo kugira gute yo kwanga icyemezo cya Napoleon cyo gutera amagi agahabwa abacuruzi. Hanyuma none izo nkoko ziraza zivuga ko ngo uyu Snowball yazibonekeye nijoro mu nzozi, hanyuma noneho ngo agatuma zisuzugura amategeko ya Napoleon. They too were slaughtered, nazo zahise zikinjwa. Then a goose came forward, hahise haza imbata, and confessed to having secretly 6 years having secreted 6 years of corn during the last year's harvest and eaten them in the night. Hanyuma nazo zivuga ko ngo zibye bijyanye n'imbuto ngo zizirya no impeke, hanyuma zizirya ari nijoro. Then a sheep confessed to having urinated in the drinking pool, urged to do this, so she said by Snowball. Hanyuma intama nayo iraza yirega yuko ngo yaganze cyangwa yanyaye muri drinking pool cyangwa se mwiriba, ariko ngo iyi ntama yari bitegetswe na Napoleon na Snowball. And 2 other sheep confessed to having murdered an old ram. Hanyuma noneho izindi nazo ngo ziraza zivuga ko ngo zishe umwana w'intama, an especially devoted follower of Napoleon. Hanyuma noneho ngo uwo mwana ngo w'intama akaba ngo yari yaravuze ko azakurikira Napoleon, ziramwica. By chasing him around, ngo zamwishe zimwirukankana, and round about when he was suffering from a cough, kandi nyamara ngo uyu mwana w'intama yararwaye inkorora. They were all slain to spot, zose zahise on the spot, zose zahise zicirwa ku karubanda.
And so the tale of confessions and executions went on until there was a pile of corpses lying before Napoleon's feet, and the air was heavy with the smell of blood, which had been unknown there since the explosion of Jones. hanyuma noneho ngo n'izindi nyamaswa zakomeje kugenda zicwa bigeze aho ngaho donc bazikora izindi nyamaswa zikora ikirundo, mbese inyamaswa zapfuye zikora ikirundo, ni ukuvuga ngo iyicwaga bahitaga bayirunda ku yindi gutyo ziragenda ziba ikirundo imbere ya Napoleon. noneho ngo ku buryo ikirere cyahise cyuzuramo umunuko w'amaraso menshi cyane kuva uyu Mr. Jones yakirukanwa, ngo nibwo byari bibayeho. When it was all over, byose birangiye, the remaining animals except for the pigs and dogs crept away in a body. hanyuma noneho ngo izindi nyamaswa zose nyine zageze aho ziva aho ngaho uretse ingurube n'imbwa. They were shaken, mu by'ukuri zari zagize ubwoba, and miserable, kandi zumva zabaye nk'intindi. They did not know which was more shocking. ntabwo zari zizi ngo ni ikihe kibabaje kurusha ikindi. The treachery of the animals who had leagued themselves with the snowball, or the cruel retribution they had just witnessed. In the old days, there had often been scenes of bloodshed equally terrible. hanyuma noneho ngo mu minsi ya kera n'ubundi hari harabayeho imenwa ry'amaraso, ndetse ukabona ko ari ibintu biteye ubwoba. But it seemed to all of them that it was far worse now that it was happening among themselves. ariko noneho zo zikavuga ko ibibayeho ubu ngubu ari bibi kuruta ibyo zabonye mbere. Since Jones had left the farm until today, no animal had killed another animal. ariko ngo kuva John yava aho ngaho nta nyamaswa yari yarigeze yica iyindi. Not even a rat had been killed, ndetse nta n'imbeba yari yarigeze yicwa. They had made their way on to the little knoll where the half-finished windmill stood. hanyuma ngo zaragiye zegera ahantu nyine iriya windmill yari yubatse, ariko ngo yarigezemo hagati iri hafi kurangira. And with the one accord they all lay down as though huddling together for warmth. hanyuma noneho ngo zose zahise zisa naho zigeze gute, zahise zisa naho zegerana, ari nkaho kugira ngo mbese zigire gute zihumurizanye. Clover, Muriel, Benjamin, the cows, the sheep, and the whole flock of geese and hens, everyone indeed except the cat. izo zose zari zihari, hari Clover, hari Muriel, hari Benjamin, hari inka, hari imbata, ndetse hari n'intama n'inkokokazi, zose zari ziri aho ngaho uretse ipusi, who had suddenly disappeared just before Napoleon ordered the army to assemble. Ipusi yo ngo yari yamaze kwigendera, imaze kumva yuko Napoleon ategetse inyamaswa zose ngo zihure. For some time nobody spoke. hanyuma ngo byageze aho ngaho ugasanga nta nyamaswa n'imwe ivuga. Only Boxer remained on his feet. uretse Boxer yasigaye ihagaze. He fidgeted to and fro, swishing his long black tail against his sides and occasionally uttering a little whine of surprise. Finally said, ni ukuvuga ngo Boxer nayo yari yumiwe. I do not understand it. Ibi ntago mbyumva. I would not have believed that such things could happen on our farm. Ntabwo nigeze nizera ko ibintu byaba muri farm yacu. It must be due to some fault in ourselves. Ati birashoboka ko wenda byaba ari amakosa yacu bamwe muri twe. The solution as I see it, ngewe nkuko mbibona igisubizo, it is to work harder, no gukora cyane. From now onwards I shall get up a full hour earlier in the mornings. Ngewe aho bigeze ubu ngubu nzajya nzinduka kare isaha yose mbere yuko mubyuka mu gitondo, kare mu gitondo. And he moved off, and his lumbering trot and made for the quarry. hanyuma ngo ahise agenda. Having got there, he collected 2 successful loads of stone and dragged them down to the windmill before retiring for the night. hanyuma ngo ahise agenda
ahambira twavuga ko ari nk'imitwaro y'amabuye, irayazana, ubwo ni imitwaro ibiri, iyatura aho ngaho bubakaga windmill mbere y'uko ijya kuryama. The animals huddled about Clover, not speaking. Ariko ngo Clover we yari yumiwe, ntacyo yigeze avuga. The knoll where they were lying gave them a wide prospect across the countryside. Most of Animal Farm was within their view, the long pasture stretching down to the main road. Inyamaswa rero ngo zari zo zitegereza aho ngaho muki hari urwuri rugenda rukagera ku muhanda mukuru. The hay field, the spiny, the drinking pool, the ploughed field where the young wheat was thick and green, and the red roofs of the farm buildings with the smoke curling from the chimneys. Hanyuma rero nyine ngo zari ziraho ziri kwitegereza aho ngaho. It was a clear spring evening. Byari nimugoroba mu gihe cya spring. The grass and the bursting hedges were girded by the level rays of the sun. Never had the farm, and with a kind of surprise they remembered that it was their own farm, every inch of it their own property. Noneho ubwo nyine zari ziro zitegereza zireba iyo famu, ibyo zahinze muri ibyo bihe, muri icyo gihe, zikavuga zitari ki ni famu yacu, zikavuga ziti buri santimetero ni yacu. Appeared to the animals to so desirable place. Hanyuma rero ngo byagaragaraga ko ari ahantu heza. As Clover looked down the hillside, her eyes filled with tears. Ariko Clover ukakomeza kwitegereza imisozi aho ngaho, amaso yakuzura amarira. If she could have spoken her thought, it would have been to say that this was not what they had aimed at when they had set themselves years ago to work for the overthrow of the human race. Iyo Clover iza kuba yarafashe ijambo, iba yaravuze ko ibingibi izi nyamaswa ziri guhura nabyo atari byo zari zigambiriye ubwo zirukanaga ikiremwa muntu. These scenes of terror and slaughter were not what they had looked forward to on that night when Old Major first stirred them to rebellion. Ibi bijyanye n'iterabwoba n'imenwa ry'amaraso ryo gukinja inyamaswa ntago ari byo bintu mu by'ukuri bari biteze muri rya joro igihe Old Major yazikoranyaga akazibwira igitekerezo cyo gukora rebellion. If she herself had any picture of the future, iyo we ubwe aza kuba yari afite ifoto y'ahazaza, it had been of a society of animals set free from hunger. Yakaba ari ifoto y'iki y'umuntu y'inyamaswa zimeze neza, zidafitanye ikibazo n'inzara, and the whip, gukubitwa, all equals zose zikaba zingana, each working according to his capacity, buri nyamaswa yose uko imbaraga zayo zingana. The strong protecting the weak, izi nyembaraga zirinda inyantege nke, as she had protected the lost brood of ducklings with her foreleg on the night of Major speech. Nkuko nawe yari yaragize gutya mu gihe Old Major yari yazitumiye, hari agashwi yagerageje kurinda akoresheje ikinono cyayo. Instead, she did not know why. Ariko noneho ngo ntabwo yari azi impamvu. They had come to a time when none dared speak his mind. Ntabwo yari azi neza ko izi nyamaswa zari bugere mu gihe aho buri nyamaswa itinya kuvuga igitekereza. When fierce growling dogs roamed everywhere. Mu bihe by'uko imbwa ziri kugenda zizerera zitontoma ahariho hose, nukuvuga hari iterabwoba. And when you had to watch your comrade torn to pieces after confessing to shocking crimes, ndetse no kuba zarabonye no kubona inyamaswa ngenzi zazo zigira gute zicwa nyuma y'uko zimaze kuvuga kwemera ibyaha biri shocking cyangwa se biteye agahinda. There was no thought of rebellion or disobedience in her mind. Kuri we
nta gitekerezo cya rebellion cyangwa se cyo gusuzugura cyari kiri mu mitekerereze ye. He knew that even as things were, they were far better off than they had been in the days of Jones. We kubwe uko yabibonaga, even as things were, they were far better. Yaravuga ati byakaba biba byiza kurusha igihe cya Mr. Jones, and that before all else it was needful to prevent the turn of the human beings. Ariko byagenda kose tugomba kwirinda ko hagira umuntu utugarukamo. Whatever happened, she would remain faithful. Icyabaga cyose we ntabwo yatakazaga icyizere. Work hard, gukora cyane, carry out the orders that were given to her, kubahiriza amategeko yabaga ahawe, and accept the leadership of Napoleon, ndetse no kubaha no kwemera ubuyobozi bwa Napoleon. But still, it was not for this that she and all the other animals had hoped and told. Ariko nubwo bimeze uko nguko, ibiri kuba ntabwo ari byo batekerezaga we n'izindi nyamaswa. It was not for this that they had built the windmill. Ntabwo icyo ari cyo bubakiye windmill and faced the bullets of John's gun, ndetse no guhangana n'amasasu ya Mr. Jones. Such were her thoughts. Ibyo nibyo yatekerezaga. Iki nicyo twita omniscient point of view, though she lacked the word to express them. Nubwo yaburaga amagambo yabivugamo. At last, feeling this to be in some way substitute for the words she was unable to find, she began to sing. Abuze amagambo yavuga, yatangiye kuririmba Beast of England. The other animals sitting round her took it up, and they sang it 3 times over, very tunefully but slowly and mournfully, in a way they had never sung it before. Byaje kurangira aririmbye indirimbo yitwa Beast of England, ariko agasa naho yiririmbana agahinda. Izindi nyamaswa zose ziramufasha zirayiririmba, no zitangira kuyiririmba neza, ariko buhoro buhoro bigaragara ko wagira ngo zari ziri mu kiriyo, kuko uko zayiririmbaga ntabwo ariko zayiririmbaga mbere, uko zayiririmbye ntabwo ariko zayiririmbaga mbere. They had just finished singing it for the 3rd time when Squealer, attended by 2 dogs, approached them with the air of having something important to say. He announced that by a special decree of Commander Napoleon, Beast of England had been abolished. From now onwards, it was forbidden to sing it. The animals were taken aback. Hanyuma ubwo akanya zimaze kuririmba inshuro zigeze muri 3, akanya Squealer n'ibibwa bibiri byahise biza. Squealer ahita azibwira yuko kuva ubwo iyo ndirimbo itazongera kuririmbwa kuko ari itegeko Napoleon yatanze. The animal, inyamaswa zose zumva zisa naho zihemukiwe. Why? Cried Murray. Hanyuma Murray ahita avuga ati kubera iki? It's no longer needed, comrade, said Squealer stiffly. Beast of England was the song of the rebellion, but the rebellion is now completed. The execution of the traitors this afternoon was the final act. Ati rero iyi ndirimbo yari yo gukora revolution no kwigumura kandi byararangiye. Kubw'ibyo rero iyicwa rya zimwe mu nyamaswa mwabonye cyari igikorwa cya nyuma cyo gusoza rebellion. The enemy both external and internal has been defeated. Kuko umwanzi w'imbere n'uw'inyuma bose baratsinzwe. In the Beast of England we expressed our longing for better society in days to come. But that society has now been established. Clearly, this song has no longer any purpose. Arakomeza azibwira ati rero kuva tumaze gutsinda umwanzi wacu, mwibuke ko iyi ndirimbo donc yagaragazaga ibyifuzo twari dufite byo kugira societe nziza, none ubu twamaze kuyigeraho. Kubw'ibyo rero biragaragara yuko iyi ndirimbo ntacyo ikimaze. Frightened though they were, some of the animals might possibly have protested, but at this moment the sheep set up their usual bleating of 4 legs good, 2 legs bad. Inyamaswa rero ngo nubwo zari zifite ubwoba zumvaga zakwigaragambya ariko ntizabikora. Hanyuma nk'ibisanzwe intama zihita zitangira kuririmba 4 legs good, 2 legs bad, cyangwa se amaguru ane ni meza amaguru abiri ni mabi, which went on for several
minutes and put an end of the discussion. Hanyuma ngo zayiririmbye inshuro nyinshi ku buryo ariyo yasoje impaka zari zitangiye kuvuka. So Beast of England was heard no more. Kuva ubwo Beast of England ntago yongeye kuririmbwa. Turi kuri page 65. In its place, Minimus, the poet, had composed another song which began, Animal farm, never thought me, shalt thou come to harm. Hanyuma iyi ndirimbo Beast of England yise isimburwa n'indirimbo ya Minimus. Minimus yari ingurube, ari yasigaga nyine yari insizi, yo ngo yari yaramaze guhimba indi ndirimbo igomba gusimbura Animal Farm ivuga ngo Animal farm, never thought me, shalt thou come to harm. And this was sung every Sunday morning after the hoisting of the flag, but somehow neither the word nor the tune ever seemed to the animal to come up to Beast of England. Ariko iyi ndirimbo ngo yajyaga iririmbwa buri mu gitondo cyo ku cyumweru zimaze kuzamura idarapo, ariko ngo ntabwo iyi ndirimbo yaryoheye izi nyamaswa ngo zijye zibuka amagambo yayo nka Beast of England. Reka ngushimire cyane. Iyi yari chapter 7, tugiye kwigezaho chapter 8. Stay in touch with us. Thank you so much.